Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda njye kubagezaho nk'abandi mukaza rukundo Clarisse. Reka ntangire mbagezaho ku kirere cy'uyu munsi kiriwe cyitwaye, iteganyagihe ry'amasaha ya nijoro iry'umunsi w'ejo, ndetse turaza gukomoza no ku iteganyagihe ry'iminsi ine ikurikira umunsi w'ejo. Uyu munsi rero mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'ibicu byari byiganje mu masaha ya mu gitondo, ariko mu masaha ku gicamunsi hakaba haguye imvura yumvikanamo inkuba mu bice bimwe na bimwe by'intara y'uburengerazuba ndetse n'iby'intara y'amajyepfo. Umujyi wa Kigali naho haguye imvura yumvikanamo inkuba ariko yari nkeya. Mu masaha ya nijoro hateganyijwe imvura ndetse yumvikanamo inkuba ahenshi mu gihugu, cyane cyane mu ijoro rya kabiri, ni ukuvuga kuva saa sita za nijoro kugera saa 12 za mu gitondo. Ku munsi w'ejo rero hakaba hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga ukaba uteganyijwe kuzagira umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 ku isegonda. Na mu masaha ya mu gitondo hakaba hateganyijwe ibicu bizaba byiganje, byumvikane ko nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu cyacu. Ibipimo by'ubushyuhe rero biteganyijwe muri ayo masaha byo bikaba biri hagati ya °C 12 ndetse na °C 18. Ahateganyijwe gukonja kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyabihu, aho ni mu bice byo mu burengerazuba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 12. Mu masaha y'igicamunsi hakaba hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba cyane cyane mu ntara y'uburengerazuba, mu turere twaho twose ndetse no mu majyepfo, mu turere twaho twa Nyamagabe na Nyaruguru. Ibindi bice bisigaye rero bikaba biteganyijwe kuzarangwa n'urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha yo ku gicamunsi byo biri hagati ya °C 23 ndetse na °C 30. Ahateganyijwe gushyuha kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyagatare, akaba ari mu bice byo mu burasirazuba, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 30. Naho mu minsi ine ikurikira umunsi w'ejo mu kirere cy'u Rwanda hateganyijwe ibihe by'imvura. Ku itariki ya 9 ndetse n'itariki ya 10 hateganyijwe imvura cyane cyane mu ntara y'uburengerazuba yumvikanamo inkuba, ariko ku itariki 11 ndetse na 12 mu bice byinshi by'igihugu imvura izongera igwe kandi yumvikanamo inkuba. Reka dusoze rero tubabwira ko ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 11:56 za mu gitondo rikarenga saa 12:18 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije gukomeza kugubwa neza.